ariko njye n'umutima wanjye njye n'umutima nama wanjye unigitse gusaba imbabazi. Ndabashuje bakunzi ba Jane aho muherereye hose impande zose z'isi Afrika muri rusange ibihugu by'abaturanyi aba diaspora muri inshuti zacu muradukunda kandi natwe turabakunda. Mbanje kwihanganisha wowe utameze neza ufite ibibazo wapfushije wagize ibibazo bitandukanye ntago wishimye muri rusange ndakubwira ngo humura ntabwo ariko bihora ejo Imana izagutabara kubera ko Imana yacu ni umurengezi. Rero wihangane cyane mana ndumva nshaka kongera gusuhuza abakunzi bacu muri rusange nibwo nari maze kubivuga. Abantu badukunda, abantu badukoreye subscribe bagakora share bagakora comment, namwe mwubahwe muraba agaciro k'ubuzima bwacu. Shiri cyane sho gaho nawe suhuza abakunzi bacu. Naye ndasuhuza abakunzi bacu bakuri Jane Show. Nukuri banezerewe cyane kuba nongeye kugaragara hano mu bushake bw'Imana. Ikindi nabwira abakunzi bacu nukuri inkunga yanyu turayibona uko bukeye nuko bwije mukora subscribe share na comment nukuri bimo gutumbagira kandi bikatugeza ahantu heza cyane nukuri n'iby'agaciro cyane. Gutumbagira birazetsa buri gihe gutumbagira. Ese bivuze gutumbagira buvuze iki? Birimo kwirukanka cyane. Bigeze he ko akabako kazamuka ukageza kure? Bigeze kure. Birukanka cyane. Ujibona abandi badafite subscribe ibihumbi 100 n'ibihumbi 10 twe nana bitatu turagira. Ariko birimo kwirukanka. Shari iyo vuga ngo birimo biriruka rero abakunzi bacu bagira ngo naho twashaka ko bigera birimo biraza biriyongera ko ntago bitumbagira. Ariko urebye pa rapport birimo kwirukanka cyane. Reba hanu zikiri nko ku munsi dushobora kwakira nka sabo 10 cyangwa 20. Reba bawe mu gihe abandi bakira nka 500. Twe ntabwo turebera ku bandi twe tureba ubwacu bwite tukigira icyizere ubwacu. Self confidence. Yes. Nicyo kintu cya mbere. Sibyo? Okay. Bakunzi bacu rero nko mubibona imbere ya kamera dufite no umutumirwa cyangwa se no umushyitsi cyangwa se nago mbizi. Ngira ngo ntago ari ubwa mbere mumubonye kuri Jane Show n'ubwa kabiri ariko ngira ngo namwe murabona ko mu myicarire ari ikintu cyahindutse. Dushimiye cyane abakunzi bacu bamaze iminsi babitubuza ko hagati tuzongera kwicaza undi muntu ko tuzajya tumushyira ku ruhande atari uko tumwanze ahubwo burya umugabo n'umugore ntawe batandukanye. Nta muntu ukwiriye kutujya hagati kimwe nuko nta muntu ukwiriye kutunyura hagati igihe turimo tugenda cyangwa duhagaze nka mu nzira. Kandi nawe urabyanga. Ndabyanga. Bomba ngo tuzangana. Numva ari ikintu bagiye nko gukatamo nko gushyiramo ikintu. Kuki ukunda kugira ubwoba bw'ibyo kintu ngo hari ikintu bagiye gushyiramo? Umva bashyiramo iki? Nkunda kwirinda iyo nagiye mbyumva nk'ahantu nkabyirinda mbere wiko. Utinya uburozi? Ndabutinya cyane. Urujya kuvuga ngo urabukunda? Bwari bwakubaho? Ntibirambaho ariko ndabutinya. Kundebye cyane se. Ntago birambaho. Ntibuzakubeho mu izina rya Yesu. Imana izabinyuze kure. Arije twasenze. My God. Reka dusenge hanyuma twakira umutumirwa. Mana data wa twese. Yesu. Urahambaye uri hejuru y'amajuru. Mana nta uhwanye nawe yaba mu isi yaba mu ijuru nta uhwanye nawe ndetse nta uzigera ahwana nawe. Uri rurangiza rwa burundu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ishobora ibyananiye abana b'abantu, uri Imana ikora imirimo ndetse ugakora ibitangaza, uri Imana igihindura amateka y'umuntu, uri Imana igisetsa umuntu wahoraga ababaye, uri Imana igiha abantu babaye ingumba kubyara, uri Imana igitabara abarushye, uri Imana yambika, uri Imana igabura, uri Imana itanga amahoro mu mutima, uri Imana itanga umunezero. Kandi uri Imana igiburizamo gukora kose kwincakura, uri Imana igiburizamo imbaraga zose z'abaruzi, uri Imana igiburizamo imbaraga zose z'abakonikoni, uri Imana igibasha kugira ngo ihindure amateka y'umuntu, uri Imana iginyuranya amaboko, uri Imana kandi uzahora uri Imana. Bana natwe muri iki kiganiro
dusengeye gira amata waje hano Mana uramuzi uramusobanukiwe Mana uzi ibyo akeneye kuri wowe Mana uzi ibyo agushakaho ndakwinginze kugira ngo umwiyereke kandi umugirire neza umutabare mu byo gutabazamo umuruhure mu byo arushyemo kandi umwigaragarize Mana turasenze kugira ngo uyu mwaka utararangira uturemere amashimwe uko niko dusengeye n'abakunzi bacu bazabona iki kiganiro Mana abadukunda tubasabiye umugisha abatwanga tubasabiye umugisha abadushyigikira tubasabiye umugisha abadusengera tubasabiye umugisha Mana ubaho umugisha utagabanije ubaho umugisha mu byo bakora uha umugisha imirimo y'amaboko yabo uha umugisha urubyaro rwabo uha umugisha akazi kabo ubakundisha babayobora Mana bari mu bihugu byo hirya bitandukanye Mana ubarindireyo abari mu gihugu cya Arabia Saudite dufite abaruhijwe barembejwe dufite ababuze uko babigenza dufite abari gutotezwa mu buryo ubunubu Mana ubacira inzira batabare kandi ubigaragarize rengera abapfakazi rengera imfubyi rengera abari kwa muganga rengera umuntu wabuze icyo kurya rengera umuntu urwaye wabuze uko yivuza rengera utafite mituweli Mana tabara urakoze kugiye kubana natwe mu kiganiro uyobora ibiganiro tugiye kugirira aha hantu Mana urinde imitima yacu kandi urinde iminwa yacu urinde n'ubwenge bwacu amaraso ya Yesu adutwikire ibyahaguruka kuturwanya biburizwemo mu izina rya Yesu Kristo urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen mwakoze kwemera ko dusenga girama wakoze kwemera ko dusenga okay yego Sheri ukiri umutumirwa ya gigi karame twakwakiriye imbere y'abakunzi bacu shobora ari inshuro ya kabiri ariko inshuro ya mbere bo barakwibuka abakunzi bacu inshuro ya mbere kuko njye sinari mpari mbonye ikiganiro gutyo turakwakiriye sibyo mwakoze kunyakira meze neza ariko meze neza byiza twabonye duhamagara twabonye gushaka kudusaba imbabazi hari ibyabaye hari uwagutumye hari ibyo yakoze nawe bigucira urubanza sibyo gusa nta kibazo wenda uragira icyo ubibwiraho abakunzi bacu nacyo gusa kuko nanjye byari byambabaje byari byanushije ahantu kuko n'abakunzi bacu nabo barabibonye na Sheri nawe naramututse namubwiye nabi ariko kubera icyo kintu sibyo by'ukuri uraza kutunyuramo muri detaye tumenye uko byagenze tumenye uko bimeze asigaye natwe nitwumva ukwira imbabazi turaziguha yego kuko buryo umuntu atse imbabazi arazihabwa ntabwo turi abantu babi n'abakunzi bacu nabo barakubabarira sibyo barakubabarira nta kibazo Sheri sinzi ko hari ikindi wagira bakunzi bacu rero nkuko mubibona nyine nkuko Sheri amaze kubivuga twagiye tubona gira amata ko yaje murakuzi turabanza kubibwira wenda baje kureba ikiganiro bwa mbere batarebye ibiganiro bindi bakwibaza se gira amata ni muntu ki gira amata ko bavuga ngo yaraje byaje gukora iki gira amata uyu hari ikiganiro cyabayeho ndetse kizana fact ndende hagati yanjye n'umukunzi wanjye kubera bo mvuze bo kubera ko ibyo ari byo byose ntabwo yari wenyine hari ukundi kuntu byari bimeze gira amata yaraje azambwira ko yari umukunzi wacu kuri social media zindi twanyuzeho azambwira ko afite ubutumwa cyangwa se afite ubuhamya ashaka kugeza ku bantu cyangwa se kugeza ku bakunzi ba Jane Show ariko mu by'ukuri tuza gusanga atari byo tuza gusanga naragize amakosa kwakira umutumirwa wenda umbeshya ko ari mushiki wa Sheri wanjye kandi atari mushiki we nza gusanga ashobora kuzahura n'ibibazo byinshi bitandukanye by'abantu bamwiyitirira swati ngiye nk'umuntu nanabitekerejeho
akimara kumpamagara ambwira ko ashaka kuza gusaba imbabazi nabifatiye igihe natinze no kumwikiriza ngira ngo araza kubivuga ndabanza ndamubwira ngo tuzabyigaho arakomeza arahatiriza ati mwambabariye mukambohora ko numva umutima wanjye undya ndamwihora ndavuga nti arashaka wenda none hazaza ari gatumwa ndamwihorera ariko iri joro twasenze Imana sheri nawe ambwira ati nta kibazo mwemerere aze mu kiganiro rero yaje yita mushiki we ariko atari mushiki we ndetse ndanabizira nitwa ko naba narabuze ubwenge aho ngaho kandi koko nibyo narabubuze kuko ntago umuntu yari no kwitirira mushiki w'umugabo ntazi ntarabona ngo nemere ko tumuha ikiganiro njye muha ikiganiro twenyine adahari rero ni muri urwo rwego yajemo kugira ngo asabe imbabazi niko yambwiye cyangwa se wenda wasanga ari bubihindure nabwo akavuga ibindi ntawamenya ko n'undi yari yambwire ko afite ubuhamya ashaka gutanga rero Gigi turakwakiriye kandi ntabwo tukwakiriye mu izina rya Jane and Bertrand tukwakiriye mu izina rya Yesu ko Imana nizi uburyo ujemo nizi n'ikikuzanye rero turakwakiriye uhera aho watangiriye ejo bundi umpamagara ngira ngo mpamagaye kabiri ubwa gatatu nibwo nakwemereye watekereje ute kuduhamagara kumva ko wagaruka kuri iyi channel yacu kandi uzi neza ko hari abakunzi batagaragaje ko bagukunze bakwishimiye kubw'ibyo wari wakoze wabitekereje ute kugira ngo uzi mbere byose nshimye ko wanyemereye ko naza hano kuko numvaga njye ubwanjye utazanyemerera ariko icyatumye wenda nyine nguhamagara naricaraga nkumva umutima uncira urubanza kuko kugira ngo nze hano nyine hari umukobwa wari wambwira ati genda wowe urebe ahantu bakorera nyine ugende nk'ugiye kubaha ikiganiro ariko unekere ahantu bakorera hanyuma uzaze nyine umbwire ubwo rero njye naricaye ubwanjye ndavuga ati ko se nk'uriya muntu wabinumye ni muntu ki se ashaka kubagirira nabi ashaka gukora iki nyine muri byose nyine njye naricaye numva umutima uri kuncira urubanza ndavuga ati reka nguhamagare ngusabe imbabazi nsabe n'abakunzi imbabazi yego nta magambo afatika yaba yaragutumye oya yarambwiye ati genda urebe ahantu bakorera urebe nyine nuko baba bameze akubwira se ko nuhabona azakora iki nta kindi kintu yambwiye kuko njye yarambwiye ati genda kuba akora umukunzi we wenda uzagende nyine umeze nk'umukunzi we ariko n'ubundi nari nsanzwe ndi umukunzi wawe nawe arabizi ariko yarambwiye ati wowe genda urebe nyine ahantu bakorera n'ibyo baba bari gukora uzumbwire ibyo gusa nta kindi kintu yamaye wenda nazana yarambwiye ati genda wowe urebe aho bakorera nta kintu cy'ubwoba wumvise uhise ugira muri wowe uvuga ute se umuntu ntumye ngo njye kureba aho bakorera ese kwanza yabigutumye ubona mu maso ye ameze ati yishimye cyangwa ababaye kubera ko nyine njye numvaga wenda nabi yaba afite nkurikije njye n'ukuntu nyine nabakunze naravuze ati wenda ngize amahirwe nabona ukuntu njyayo nahise numva nyine ari ibintu byoroshye ndavuga ati reka ngende nanihurire nabo ko ndabakunda gusa nyine njye ntabwo nabitekereje cyane ngo mbigire ibintu byahatari nagize ngo wenda nawe ashaka kwenda kuza kubasura ariko njye naravuze ati wenda kuba ngize amahirwe yo kugenda ngo mbonane nabo reka ngende nihurire nabo rero n'ahantu bakora ntacyo mubwire ariko nanjye nahageze none se Serena reka mbanze muhate ibibazo nawe uraza kumubaza sibyo kuko naza kubyibagirwa none se uwo mukobwa musanzwe muri inshuti nawe turi inshuti zisanzwe mwahuriye mu ki twahuye nyine nk'uko mwenda mwahura n'umuntu mukaba inshuti twahuriye ahantu nasengeraga arasenga se nawe akunda gusenga ariko njye kuko kubera ko akunda gusenga natekereje ko nyine wenda nawe ari umuntu wenda waba ubifuriza ibyiza ndashaka kubasengera ngo mugere aho mugera wowe ntiwari uzi niba hari ikintu agamije kibi ntabwo nari nzi ko hari ikintu agamije kibi ariko nyuma natekereje ukuntu yambwiye ati wowe genda unekera ahantu bakorera n'ibyo bakora byose ubinzanire ubimbwire none se ukiva aha waragiye urabimubwira kuko nk'uko yagutumye naragenda mubwira ahantu mukorera mubwira ko nasanze nyine Bertrand adahari mbese nyine mubwira byose ibyo twakoreye hano arambwira ati
ni byiza. ni ibiki yagiye akubaza muri detaye by'aho ukuntu wahageze rutire yaratangiye arambaza ati rero mbwira dore ko abakobwa tuba tuvugana tuba mbwira rero kagira inkuru byari bimeze bite akubwira akubaza wabonaga afite rangaje imeze gute wabonaga mu maso ye areba ati ameze ati yarambajije ati ntabwo byakugoye wenda kugira ngo uhagere ese yakwakiriye gute ndamubwira ati kuba nyakiriye neza kuko urumva nagiye niyise wenda nyine umushiki w'umugabo we ariko yanyakiriye neza ndamubwira ati n'ikigeretse kuri icyo ni umwana mwiza n'ubundi yakirana urugwiro gusa njye nyine namubwiye muri make ko byari byiza. ntabwo yakubajije niba hari ibintu byinshi nakubajije yarabimbajije mubwira ko nyine twaganiriye nyine twabaye n'inshuti. ubona byakiriye ate? mbona nyine sinzi ukuntu ahindutse mu maso. wumvaga afite gahunda yo kuzaza hano mu kiganiro nawe cyangwa se wumvaga afite gahunda wenda yo kuba hari ikindi kintu kiri inyuma uko wabibonaga? uko njye nabibonaga nyine nabonaga mu maso ye ameze nk'umuntu nyine ushaka gukora ikibi. niyo mpamvu njyewe naragiye ndatekereza ndavuga ati reka ngende ajye gusaba imbabazi wenda ku byo naba narakoze ntazi. aho bigeze ndumva nawe wabaza kuko ariko ngewe aho agejeje ansubiza ndamushimiye. ndaza kugaruka inyuma shira amaze nawe kugira ibyo yakubaza. Ibyo kibazo nshaka kukubaza nka nyuma ya mbese kugeza iyi saha ntibabashije kwinjiramo neza ngo umenye byibura ikintu watekereza cyangwa se umenye umugambi we niba byanze bikunze ni ikintu kibi sibyo ni ikintu kibi byanze bikunze ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo wabashije kwinjiramo byibura ngo umenye atuye umuntu ashaka gukora yabashakiraga iki kintu ko kibaho nyirizina iki kintu gutya na gutya. njyewe nyine bitewe n'uko nabonaga ambaza buri kanya ati wenda se baba bameze gute bakora bameze gute baba bari kumwe bameze gute baba byitwaye gute nyine nashakaga kumva ko natekereje ko nyine ari nk'umuntu ushaka wenda kubuza abagira nabi muri nko mu biganiro njye niko nabitekereje. donc waje uzi neza ko n'ubundi uko dusanzwe dukorana twembi turi bukorane none se iyo usanga turi kumwe kandi waje wita mushiki we wari gukora cyangwa wari kugenda? wenda nari kuvuga ko ndi umufana nyine wanyu gusa ariko siniyitirire kuba mushiki we ntitumenye gahunda. ariko uzi ubwenge urumva ko nibyo yari yakubwiye ariko ati nusanga bari kumwe uvuge ko uri umufana uje gutanga ubuhamya ariko nusanga batari kumwe uvuge kuri ni uri mushiki we. yego bumvishije intoza. none se nanjye ikibazo nshaka kukubaza niki cyatwemeza ko kuko ibyo tubwiye ari ukuri ko wenda izo mbabazi uje kutwaka sibyo kuko wenda ushobora kuvuga ati kwera wenda byagiye hanze bikamenyekana ukavuga ati wenda kuko barabimenye ko ntari mushiki we ibyo nagambiriye icyo nashakaga siko cyagenze kuko byanze bikunze iyi saha abakunzi bacu nibo bari bagufiteho umwikomo sibyo avuga ati ni gute umuntu aza akabeshya umuntu gutya na gutya ugasanga wenda wa muntu wagutumye yagutaye mu mutego sibyo yagutaye mu mutego wowe utazi wowe ugasanga wenda nyuma bibaye tumacu ukuntu aravuze ati ubwo bibaye gutya reka noneho ngende nsaba imbabazi. Niki cyatwemeza ko izo mbabazi kuko ari iz'ukuri atari ukwenda wabibonye ko biri hanze ya ukuri kw'Imana sabye imbabazi winkoraho tukamureba hari ntongere kunkoraho tukamureba hari abakunzi banyu bose namwe mbanje kubasaba imbabazi wenda nyine mushaka kuba mutambabarira ariko njye n'umutima wanjye njye n'umutima nama wanjye unigitse gusaba imbabazi. girama turakubabariye kandi nyuma y'imbabazi nta rubanza urumva turakubabariye igikuru nuko utaretse kuza gusaba imbabazi ngo ukomeze noneho wihagarareho ufunga umutwe nyuma y'imbabazi nta rubanza rubanza
nta rubanza fasha reka tumuhagurutse yicare gusa igikuru cyo nuko Imana batega ikategura cyangwa se batuma Imana yonyine ikongera ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabagarukira si twe tuzabagarukira nuriya hari ntabwo dushatse kuvuga izina rye ariko turamuzi wari wamutumye nawe tuzamusengera Imana imikoresha nawe tuzamusengera haguruka wicare gira amata ihangane ceceka turakubabariye Jane and Bertira turakubabariye gusa mu isi buri muntu azabazwa ibye uzirinde kuba Imana izakubaza icy'abandi nk'ubu ukaba intumwa y'umuntu ugambiriye guhemuka ejo bundi ari kuzaguha ibintu akavuga ati ubwo bakumenyereye subira nusanga Jane ari wenyine umusuhuze ngira ngo urabizi ko ukiza tutiza tunagusuhuza nta wigize aguha akaboko kacu n'ubu ugiye gupfukama unkoraho ndavuga nti ntunkoreho ho kugira ngo rero umuntu azajye yishisha umuntu sinzi shiri mfasha yere naryamfashe nagi kintu namubwira namusaba ese ni nk'iki wenda ni nk'iki wumva byakwigishije niba ubona ibintu biba bimeze gutya wowe ubwawe ni nk'iki kuba ufashe umwanzuro wo gusaba imbabazi sibyo ni byiza ariko n'iki wenda bisigaye muri wowe byaguhaye isomo nihe somo cy'ibyakwigishije isomo nakuyemo uko utizera buri muntu wese wenda umufate nk'umuntu usanzwe kandi kubera ko abantu bose babaye babi yego ushobora no gutumwa ishuri nyine ko abantu bose utagomba kubizera yego ko hari ababatekereza nabi hari ababatekereza neza hari abakwifuriza ibibi hari n'abakwifuriza ibindi byiza ariko nakuyemo isomo ryo kutizera buri muntu wese ngo numve ko nyine abifuriza ibyiza kuko nk'ubu ngubu nk'umuntu aramutse yenda anumye nk'ibyo bintu sibyo ko nyine ngiye nabakundaga ariko aramutse abinomye ntabwo naza mvuga nka kuriya naza mvuga ko ndi umukunzi wanyu ariko singende ngo nongere kumubwira ibyo nasanze okay kandi kandi namubaza ese bimaze nko kuba cyangwa wenda bimaze kujya kuri social media wenda nta nshuti zawe zakugize zakugire wenda nk'inama cyangwa se wenda zikavuga ati wowe gutya na gutya nta zabayeho cyangwa se ngo zikwegereze zikugira ukuntu barahabaye barambwira ati ibintu wakoze ni byiza nyine kuba waragiye ugahura n'abakunzi bawe ariko se barambaza ati se nk'uriya muntu wavuze ngo ni musaza wawe ko tutamuzi yaturutse nyine nkumva njye ni ibintu birimo nanjye amayobera ndavuga ati se ko nagiye kubwira abakunzi b'abandi ko ni musaza we sasa naza akabona nyine naje akabona bibona nawe azafata gute azitwara gute njye nabitekereje mu mutima ndavuga ati kangende noneho nsaba abakunzi imbabazi namwe mbasabe imbabazi kuko n'ubundi nabonaga n'ubundi byarangiye ko nabeshye nyine abantu bose muri famiye yawe ufite basaza bawe banyabyo muri famiye yawe babonye iki kiganiro bagufashe gute bakubwiye iki nabo barabimbajije barambwira ati se uriya muntu uko tutamuzi muri famiye yaturutse kandi nabo ndababwira ati nyine ko njye nashakaga guhura nabo ndi umufana wabo nagiye nyine mbeshya ko ndi musaza we nabo bagira ngo nyine nda nuko nashakaga kuza guhura namwe ariko bo ntibakekaga ko inyuma hari ikibyishe ibyo ni mu kiganiro cya mbere cyasohotse uza uvuga kuri mushikiwe abenshi tubwiye ko bakubwiye ko yavuye he ko tutamubona uriya ko tutamuzi muri famiye ibiki n'ibiki nyuma y'ikiganiro sasa cyasohotse gihinyuza ko utari musaza we mbese ko dufite abakunzi benshi hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda abari mu gihugu cy'u Rwanda ntabo mwaba mwarahuye ngo bakubwire bati kubera iki wagiye kubabaza Jane na Bertira ko twabonye ikiganiro basohoye bavuga ko wagiye kwitirira mushiki wa Bertira kandi utari mushiki we nta ngaruka byakugizeho barahari nyine ababimbajije babaye benshi bakambaza ati se kubera iki wakoze biriya
urabona mushiki we yari ahari ubundi uretse ko tutazamenyekana nyine bakambaza ibibazo byinshi nkumva nta bisubizo mfite ntabwo ati njye icyo nashakaga ni ukujya nyine guhura na Jane bitewe n'ukuntu namukundaga kugira ngo byibura ndeko twabonana ariko bo ntibabasobanuriraga ko hari wari wagutumye oya ntabyo nababwiye kuko numvaga nta n'ikibazo wenda kuba nahageze ari ibyo bihagije ariko nyuma nyine nanjye cya kiganiro bakoranye na mushiki we mbonye nyine ibintu bankoreye warabibonye narabibonye sorry biriya bintu byatumye numva nkwanze gusa nanjye umbabarire ko narakwanze kuko bankoreye ibintu bibi bazanyemo prank irambabaza kandi byose byatewe nawe gusa nyuma y'imbabazi nta rubanza twakubabariye murakoze cyane bamugisha hanyuma ikibazo nakubaza cya nyuma njyewe ubundi abana b'abakobwa bari mu kigero nk'icyo birobera ifi yabo ngira ngo uwo mukobwa impamvu wawe gutumye simbizi wenda waza no kubitubwiraho wabonaga arushaka Bertrand cyangwa wabonaga ari uwo banganye cyangwa umvaga amwifuza bitewe n'uko nyine wenda yabimbazaga numvaga nyine wenda nawe ashaka ariko wenda ashobora kuba amukunda wenda akaba nyine avuga ati wenda se kuki akaba avuga ati kuki se pasiteri njyewe yakunze kuko numvaga nyine ambaza ati se ubona wenda mu rukundo bameze neza ubona se basi bimeze gute nyine wowe ko wabibonye ndavuga ati rero nasanze nawe uhari okay uwo mukobwa ni umukobwa ni umugore cyari umukobwa asate areshya te muri detail afite nk'imyaka ingahe afite nk'imyaka 28 aho ngaho areshya te angana te nyine ni mwayene ni mugufi ntabwo abyibushye nubwo nanutse ni mwayene bisa naho mu kigero kimwe na taye zanyu zirangana ni inzobe n'igikara ni igikara mazina ye sinanayashaka kuko ndamuzi sheri ni wa wundi wohereza za message cyangwa n'uwundi ashaka rundi kuko niba simbizi uwo nguwo ushobora kuba rundi ufite benshi noneho bagushaka uwo ntabwo wowe wohereje message ni inzobe cyeka niba igihe amata tubeshye wenda ushobora no kuba rundi kuko wowe wohereje message we yari inzobe yari imeze nk'imibiri yombi ukuntu niyo mpamvu ahubwo ikibazo mfite nanjye sheshe kumukundeba nabi oya no kukureba gusa muko ndeba nabi kandi urimo kundenganya ibi byose se oya nta kibazo ariko amakosa none uje kuyanshyiraho ujye kuyanshyira amakosa yose niko gira ama natutse sheri namubwira nabi cyane n'abakunzi bacu babona ko atagizemo gushishoza urumva nawe arababara amaze iminsi ugera muri umwe n'igice gutyo mbona yacitse intege mbona iki kandi mu buzima ntabwo simashaka kugira ngo hagire ikintu kimubabaza bitewe namwe ese ikintu nagusaba nanjye sibyo waza kutwemerera wenda atari hano ukaza kuduha wenda nka nimero ye nka nimero y'ikiganiro kuko byanze bikunze njyewe ninze ku ikintu mbishakira ndashaka kuza kumenya wenda tuvuge icya mbere kureba amazina ye nkamenya uwo ari we wenda nkamenya ko ari n'uwo nguwo kuko urumva uwo nguwo ugira amata ntawazi uwo nguwo wanditse ntuza ariko byanze bikunze mbonye amazina ye byahita binkurura nkavuga ati byanze bikunze n'uwo nguwo fata n'uwo nguwo niyo mpamvu urabitwemerera byibura nka nyuma ya kamera wenda ukaza kuduha nimero ye tukareba nikizavamo tuzabitangariza abakunzi bacu sibyo tuzakibatangariza yewe n'abantu bumva batwanga nabyo tubibonereho
n'abantu bumva batwanga hari n'abo tubona batadushyigikira no muri commentaire mbi cyane badashaka nuko ibintu byacu bibaho ati bizarangizwa n'amarira ati ibintu byinshi cyane reka nkubwire uri uvuga by'amarira azayaturirire ko twarize menshi yes abatereka nkubwire nawe ubwawe nura muntu nubwo tutazi uwo ari we tutaramenya uwo ari we isa nawe ariko nawe Imana ishobora byose ishobora byose ntabwo ishobora ikintu kimwe n'ishobora bibiri n'ishobora bitatu ishobora byose nawe dushobora kugira gutya tugasenga Imana ivuga so avuze ko asenga uwo muntu arasenga niba asenga koko Imana asenga ishobora kumubuza amahoro nawe akaza hano naza hano Imana ikadufasha akaza bizahano n'isomo n'abandi bondi n'ababitekereza yes n'abavuga ngo ibiki n'ibiki akosheri uzi ko hari cyane imwe twagiyeho urumva girama umuntu arita ku mati mwebwe ati wa mukecuru waroze umugabo ati ifoto yiri kuzimu can you imagine ahubwo avuga ngo ni muri abo ngabo batangiye kohereza intumwa ahubwo bashaka ifoto cyangwa bashaka kuba barayikuye nko ku kiganiro bakaba barayijyanye bagamije kugira ngo batugirire nabi rero ujye wirinda umuntu uzagutuma ahantu atakubwiye icyo agutumiye kandi niyo yanakikubwira ntubuze ikiri mu mutima we we waje uvuga uti ndashaka byibuze nanababone we nanabibone nibonere Jane na Bertha we yego utari koreka ngende nubwo ntumye nubwo nta kibambwiye gukora ariko ngende byibuze nicare no kuri kamera nganire nabo akandi kantu nibajye kumubaza gato cyane girama umaze kumuha ayo makuru ni iki yaguhembye ni ikintu yaguhembye yaguhaye tubwize ukuri kuko kwakubabarira nta kibazo kwakubabariye ikintu yamembye nyine yamaye 2020 Yesu we urumva ko nyuma yabwo hari kuzaza nyuma yabwo ari kuzagutuma akakubwira ati noneho nzaguhijana sibyo yenda njyana kino kinandi kindambikire hano n'urugero 2020 nanjye niyo mpamvu natekereje ndavuga ati ko za amafaranga yose gusa umuntu yayirekura yanga amenya amakuru ariko warayasekuye warayariye yego narayariye sasa ikintu wumva ntago muzagirana ikibazo cy'amafaranga yawe yaguhaye nyuma yo kuzabona iki kiganiro akavuga ati byo nagutumye wagiye no kumvamo none mpa amafaranga yanjye kubera ko njye nyine numvishe umutima w'ibimata kuza gusaba imbabazi aramutse ayashaka nayamuha ayiwe sheri bakunzi bacu gira amatateye intambwe ndende yo kuvuga ati giye waramutse anandyoje amafaranga yampaye kubwi misiyo yampaye sinyikore abantu ntago bagira ibaze gufata amafaranga kugira ngo girama sheri nyemerera aya mafaranga tuzayashake ariko ntituzayamuhangwa yamuhe tuzayahereza kuri mobile money namara kuduha izina rye huwo muragirama ntabwo tuzamujyana muri polisi ibi byose dushobora no kumujyana muri polisi sibyo tukamujyana kuko ibi byatambutse na makuru watwihereye wowe wabihakanira kuri polisi bikakugarukaho ariko tukwijeje ko nta polisi nta kibazo twebwe turarinzwe niyo mpamvu buri gihe twatangije dusenga n'amasengesho hano numvaga bindimo ko tuzajya dusenga nkayoberwa impamvu ariko sheri amafaranga uzabona Imana niguha ikiraka 2020 tuzabimuha itagenda abimusubize Gigi twebwe numara kuduha nimero uhumure nta nubwo turi bamutuke gusa turangira ngo turebe uwo ari we kandi dufite uburyo tuzamubona tuzamugirira nabi ariko tuzamubona ubundi amafaranga tuyacishe kuri nimero ye tuzashaka n'umwagent yamwoherereza kuri nimero y'umwagent tubwiye tuti nayo mafaranga rero hagira amata ntuzongeye kubaza huriya mwana amafaranga tumusubize amafaranga ye kuko nawe imigambi yaramupfubanye gusa turashima Imana yaturinze aka message tugafate tugaforwardingire tukakwereka ntazongere kugira icyo kubaza turamwoherereje cyo byiza bakunzi bacu comment zanyu zirakenewe ari kinongeraho girama ngiye kintu nongera no kubashimira ko mumbabariye undi numvaga nyine muravuga ibintu byinshi mukambaza ibintu byinshi ariko mbere byose mbanje kubashimira ko mwambabariye twebwe twakubabariye ariko ntago tuzi icyo abakunzi bacu bakora nabo basaba imbabazi zabo twebwe twaziguhaye mbasabye imbabazi abakunzi ba Jane show ego mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima wenda hari abantu nyine babifashe ukundi nubwo batagiye babyerekana ko wenda babaye ariko mbasabye imbabazi namwe mumbabarire pe yego
sheri ikintu nka kimwe cyangwa bibiri wabwira abakunzi bacu ubundi dusezere. ikintu nabwira abakunzi bacu ni isomo riba rihari. nagira amata nawe tumubwira ntazongeye kugwa muri uyu mutego nawe yabitwemereye. ikintu nakongera kubwira abakunzi bacu ni ukuri mwebwe ubwanyu mutuba hafi, komanteri zanyu turazisoma pe, turazisoma. no kuba twicaye gutya ni ukubera mwe, ni ibitekerezo byanyu muduha. ni ukuri muraba agaciro kuri twebwe, kudukorera komanteri ni byiza, subscribe ni byiza, no kudusharingira. sheri impamvu njya mvuga ngo zaratumbagiye ni ukuri ugereranyije views tubona na sabu ntaho bihuriye. dufite sabu zigendanye n'intuzi tukaba duke ariko twiza tutari twiza tw'ubusa, ariko views zikirukanka cyane. aho hantu harekeraho utaza kugira abadutera amabuye. wari ugiye kuvuga iki gihe? kuvuga impamvu nyine zitumbagira nuko tubari inyuma nyine turabafana banyu benshi. yego nanjye mvuge vuga. abakunzi bacu bababaye ku bwa biriya biganiro byatambutse, ngira ngo gira amata mwamubonye, nizere ko namwe mumubabarira, kuko ngo utarababarira nawe ntabwo arababarirwa. kandi kuba tukiriho tugihumeka si uko abantu babikunze, si uko n'abantu babishaka, ahubwo ni uko umugambi w'Imana ku buzima bwacu ari uyu tugomba kubamo. rero muhumure, nta kizaduhungabanya, muhumure, nta kizica urukundo rwacu. twebwe twahujwe n'Imana, ntabwo twahujwe n'abapfumu nk'ababandi bajya bavuga ngo Jeni yararoze. ahubwo uburozi naguhaye sheri bwo kugukunda icyama bukiyongera nkakomeza nkabuguhata cyane rwose. nzakuroga nkuroge ngukunde ngukundwakaze mwubahe Imana nkubahishe. nanjye nzakuroga nkuroge nubwo uzamubwakire nawe ubwakire mbese bive fata ari we ari indirimbo ya fata okay. gusa ikintu dusazanyije abakunzi bacu gira amata nawe abaye umukunzi wacu wa hafi. sire bakunzi bacu nakagaruka gayo nguko, komeze mutube hafi, amasengesho yanyu arakenewe cyane. mudusenge iki arakenewe cyane, no kuri cyane rwose. sawa, bye ciao.